Hari ibintu bine abantu benshi bavuga batabanje gutekereza ku ngaruka zabyo, nyamara buri uko ufunguye umunwa wawe uvuga kimwe muri ibyo biba bisa no gutiza abanzi bawe intwaro yo kugusenya burundu nawe ubwawe utisize. Igitangaje nuko ibyo bintu abantu benshi babivugana n'abo bakunda, inshuti zabo za hafi, abo bakorana, abo bigana cyangwa se abo bashakanye babana buri munsi. Abantu benshi bizera ko kuba inyangamugayo bisaba kubwira abandi buri kintu cyose kibareba, ugasanga umuntu abayeho nta banga na rimwe agira mu buzima bwe. Ibyo byose hari umuntu umwe cyangwa benshi babizi, nta na kimwe kivuyemo, ariko ubuzima bwerekana ko atari uko ibintu biba bigomba kugenda, kuko byanze bikunze hari ibintu uba ugomba kwimenyaho wowe wenyine, bikaba ibanga ryawe n'umutima wawe, ku buryo bibaye byiza wazarinda uripfana. Hari ukuri kutagomba kuvugwa aho ugeze hose, kuko isi ntabwo igendera gusa ku bunyangamugayo, hari aho igendera ku bushobozi, ku kwifata no kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Nutekereza neza nawe urasanga hari ibibazo wigeze kwisangamo, nyamara waperereza ugasanga inkomoko yabyo byose iri mu kanwa kawe, ugasanga ibyo bibazo byaturutse ku magambo wavuze, nyamara mu gihe wayavugaga warumvaga nta kosa na rimwe uri gukora. Mbere yo gukomeza ndagira ngo ubanze wibaze ikibazo kimwe: ni ryari uheruka kubwira umuntu ikintu cy'ingenzi cyakurebaga? Wenda ukaba waramubwiye inzozi wari ufite, ikibazo wari urimo, cyangwa umugambi wari uri guteganya gushyira mu bikorwa, nyuma y'igihe ibyo wamubwiye bikaza gukoreshwa mu kukugaya, kugusebya, cyangwa se kukubuza kugera ku ntego yawe. Abenshi babyita ubuhemu, ariko hari isomo rikomeye ryihishe inyuma yabyo. Iyo uhaye umuntu amakuru akwerekeyeho, uba umuhaye imbaraga n'ububasha byo kugukoresha uko ashaka. Niyo mpamvu abantu bafite ubushobozi cyangwa abantu bakomeye batihutira kwigaragaza uko bameze bya nyabyo, mbese bakirinda kwivugaho ukuri kwinshi. Ibintu bine utagomba kugira umuntu n'umwe ubwira bashobora kuba barabimenye mbere. Ibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro byakusanyijwe mu bitekerezo bya filozofiya ya Friedrich Nietzsche, akaba ari umwe mu bahanga bakomeye isi yagize, ndetse ibitekerezo bye bikaba byarafashije benshi kugera ku bushorishori bw'ubuhangange mu isi. Umuntu ukomeye si uvuga byinshi cyangwa ushaka kwemeza buri wese ko afite ukuri. Tutizimbye mu magambo, reka dutangirane n'ikintu cya mbere mu bintu bine utagomba kugira umuntu n'umwe ubwira niba ushaka gutera imbere no kubaho utekanye. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ndakwibutsa gukora subscribe niba ukunda ibiganiro nk'ibi. Ikintu cya mbere utagomba kugira umuntu n'umwe ubwira ni intego yawe nyakuri. Abantu benshi bakora ikosa ryo gutangaza ibyo bagiye gukora mbere y'uko babikora, bakabibwira inshuti zabo, bakabishyira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa bakabimenyesha uwo bahuye nawe wese, bakabikora batekereza ko bazaterwa imbaraga cyangwa bashyigikirwe, nyamara siko buri gihe bigenda. Iyo abantu bamenye neza icyo ushaka kugeraho, haboneka ibyiciro bibiri by'abashobora kukubera ikibazo gikomeye. Hari abakugirira ishyari, abo ntibazabikwereka ku mugaragaro, ahubwo bazatangira kuguca intege buhoro buhoro mu buryo nawe utazi. Bazakubwira ko bidashoboka, ko utabishoboye, cyangwa se ko hari abandi babigerageje bikabananira bityo nawe utabishobora. Intego yabo si ukukugira inama, ahubwo ni ukugabanya icyizere ufite inzozi zawe. Abantu nk'abo si uko baba bakwanze, ahubwo niko kamere muntu imeze, kuko ibintu nk'ibyo ushobora kubibwirwa n'umuntu ugukunda cyane rwose, ashobora no kuba umubyeyi wawe. Hari n'ikindi cyiciro cy'ababona ko ushobora kuzabarusha. Abo bo ntabwo baguca intege bakubwira nabi gusa, hari n'igihe bo bakwihutira gukora igitekerezo cyawe mbere yawe, cyangwa bakagushakira inzitizi kugira ngo udatera imbere. Burya abantu benshi bakwifuriza gutera imbere, ariko ntabwo ari benshi bakwifuriza gutera imbere kubarusha. Niyo mpamvu ugomba kwitondera cyane kugira uwo ubwira intego yawe nyakuri. Akenshi ibintu bikomeye bitangira bucece. Igiti kinini kibanza kuba urubuto, nyuma kikaza gushinga imizi itagaragara mbere yo gutangira gukura ngo kibe inganzamarumbu. N'inzozi zikomeye zikenera igihe cyo gukura abantu benshi batarazimenya. Reba abantu benshi bageze ku ntsinzi ikomeye, akenshi usanga ari ba bantu batagendaga bavuga ibyo bagiye gukora cyangwa ibyo bateganya kuzakora cyangwa imipangu yabo muri rusange. Abantu babimenye ari uko ibisubizo byamaze kugaragara, ntibabanje gusaba amashyi, bayabonye nyuma y'ibikorwa byabo. Hari abantu uzumva bavuga bati, nabwiye abantu umugambi wanjye kugira ngo bazanshyigikire, ariko ukuri nuko atari buri wese ukwifuriza gutsinda. Hari abakumwenyurira, ariko mu mutima wabo bifuza kutagera kuri. Niyo mpamvu rimwe na rimwe guceceka biba atari ubwoba, ahubwo biba ari ubwenge. Kwirinda gutangaza gahunda zawe si ukwihisha, ni uburyo bwo kuzirinda kugeza igihe zikuze bihagije ku buryo nta muntu ushobora kuzisenya. Ntugahatire abantu kukwemera mbere y'uko ugira icyo werekana cyangwa icyo ukora, ahubwo tegereza ibikorwa byawe bijye bikuvugira. Iyo ibisubizo biturutse mu bikorwa byawe bivuze, amagambo aba atagikenewe, kuko umuntu ushaka kubaka ejo hazaza mbere na mbere yiga kurinda icyerekezo cye. Ariko hari ikindi kintu abantu benshi bavuga batabizi, nyamara kikaba gishobora kubagira abanyantege nke kurushaho. Ibyo byatwerekeje ku kintu cya kabiri utagomba kugira umuntu n'umwe ubwira. Ikintu cya kabiri ugomba kwitondera kugira umuntu ubwira ni ububabare bwawe. Kuva turi bato twigishwa ko iyo ufite ikibazo ugomba kugisangiza abandi, kandi koko hari igihe kubwira ikibazo cyawe umuntu wizeye bishobora kugufasha,
ariko ikibazo si ukwisanzura ubwabyo, ahubwo ikibazo ni ukutamenya uwo ubwira n'impamvu umubwira. Ntabwo abantu bose bakubaza niba uri amahoro baba bifuza kumenya ko umeze neza. Hari abakubaza ibibazo runaka kugira ngo bamenye intege nke zawe. Iyo umuntu amenya icyo ubabazwa nacyo, amenya nuko ashobora kugukomeretsa igihe cyose azaba abishatse. Hari abantu uzabona bagutega amatwi igihe kinini mu gihe uri kuvuga ibibazo byawe, bakwihanganishe, bakwereke ko babyitayeho cyane, ariko igihe umubano wanyu uhindutse cyangwa inyungu zabo zigahinduka, zigahagarara cyangwa bikagenda ukundi, ayo magambo yose wababwiye niyo bahinduramo intwaro yo kugusenya. Icyo wavuze mu ibanga kiba urugero bakoresha bakugaya. Icyo waririye uri kuririra imbere yabo, amarira wariraga bayahinduramo urwenya mu bandi. Nibwo usanga utangiye kwibaza uti ariko ibi bintu yabimenya ate, ukibagirwa ko ari wowe wabimubwiye. Hari n'ubundi bwoko bw'abantu buteye inkeke kurushaho. Ni abantu bumva bamerewe neza iyo babonye abandi bababaye. Iyo babwiye ibibazo byawe, bumva bafite umwanya ukomeye mu buzima bwawe. Buri gihe bakomeza gushaka ko ukomeza kubakenera no kubagisha inama, kuko aribwo bumva bafite agaciro. Ntibifuza kuhaguruka vuba, kuko gukira kwawe kubambura uwo mwanya bari bafite. Niyo mpamvu uzasanga igihe cyose ubabwiye ikibazo bakwereka impuhwe nyinshi, ariko aho kugufasha kugikemura bagakomeza kukuganiriza kuri cyo kugira ngo ukomeze kukibamo. Ubwenge si ukwanga ubufasha, ahubwo ni ukumenya ubufasha bukubaka n'ubguhindura imbata. Hari ibikomere bikira neza mu ituze kurusha uko byakirira mu magambo ubwira abandi. Hari intambara umuntu atsinda ari wenyine, kuko kuyitangaza cyangwa kuyigaragariza abandi imbere y'igihe bituma ubona abantu benshi bavuga ibibazo byawe bakagenda babibwira abandi kurusha uko bagushakira ibisubizo. Kuko iyo umutima wawe uhora ufunguye imbere y'umuntu wese, uba umeze nk'inzu idafite urugi, nta muntu uzayinjiramo ngo asige ibintu uko yabisanze. Niyo mpamvu mbere yo kubwira umuntu ibikubabaza, ugomba kubanza ukibaza uti ese uyu muntu arashaka ko nkira cyangwa arashaka gusa kumenya ko ndi mu bibazo? Igisubizo cy'icyo kibazo nicyo kizakubwira niba ukwiye gukomeza kuvuga ibibazo byawe cyangwa niba igihe kigeze cyo kwicecekera. Nyuma yo kurinda inzozi zawe no kutagira ubushyikiriza ububabare bwawe uko ubonye kose, hari irindi kosa rikunze gukorwa n'abantu benshi, ni ugutangaza intambwe ikurikira bagiye gutera mbere y'uko bayitera. Ibyo byatwerekeje ku kintu cya gatatu utagomba kugira umuntu n'umwe ubwira. Hari abantu bumva ko gusobanurira abandi gahunda zabo ari ikimenyetso cy'icyizere, bagatekereza kuko abantu benshi bamenye ibyo bagiye gukora ari nako bazabona inkunga nyinshi, ariko akenshi usanga habaho ikinyuranyo cy'ibyo baba biteze. Iyi si yuzuyemo abantu bavuga ibyo bagiye gukora kurusha ababikora. Uzumva umuntu avuga ko agiye gutangiza ubucuruzi bukomeye, ko agiye kubaka, ko agiye kwiga ikintu gishya cyangwa se ko agiye gukora umushinga uzahindura ubuzima bwe. Ibyo byose akabivuga mbere y'uko atangira intambwe ya mbere. Mu gihe wakiri gusobanura gahunda ye cyangwa se ari guta umwanya bivuga, hari undi muntu ucecetse uba wamaze kubishyira mu bikorwa. Amagambo atanga ibyishimo by'igihe gito, ariko ibikorwa nibyo bitanga impinduka zirambye. Mu bitekerezo bya Nietzsche, imbaraga nyazo zigaragarira mu bikorwa, si mu bisobanuro. Umuntu ushikamye ntamara igihe yemeza abandi icyo ashoboye, ahitamo kubereka ibisubizo bituruka mu bikorwa aba yarakoze. Hari abantu bashobora kukubwira ko bagushyigikiye, ariko bakimara kumenya aho ushaka kugera bagatangira kukwitambika mu buryo utabasha guhita ubona nawe. Hari abagira abo bahamagara kugira ngo bahagarike amahirwe wari ugiye kubona, nubwo ibyo utajya ubimenya. Hari abakwirakwiza amakuru atari yo kugira ngo izina ryawe ritangire kwangirika no kwandura. Hari n'abigana ibyo wakoze cyangwa ibyo uvuga ushaka gukora bakabikora mbere yawe, cyangwa bakabihindura gato kugira ngo abe ari bo bazabigiriramo inyungu mbere yawe. Ibyo ntibyari kuba byarashobotse iyo uba waracecetse ibikorwa byawe bikakuvugira aho kubanza kubivugisha amagambo. Tekereza ku rugamba urwo ari rwo rwose. Nta muyobozi w'ingabo ujya uteranya abasirikare be ngo ahamagare nabo bagiye kurwana nabo ngo ababwire ati dore aho tuzanyura, dore aho tuzatera, kandi dore n'igihe tuzahagerera. Kubikora byaba ari uguha amahirwe uwo muhanganye yo kukwitegura. No mu buzima niko biba bimeze. Ntabwo buri wese ubona nk'inshuti aba kwifuriza gutsinda. Hari abategereza gusa kumenya aho uri gushaka kwerekeza kugira ngo bahashyire imitego. Ntukagire ikibazo niba abantu batazi ibyo uri gukora muri iki gihe. Ntukihutire gusobanura impamvu wafashe icyemezo runaka. Ntukirirwe wirwanaho igihe abantu bavuga ko ntacyo uri gukora. Hari igihe guceceka ari bwo buryo bwiza bwo gukomeza gukora. Igihe cyose usobanura urugendo rwawe mbere y'uko rurangira, ubusa uruhushya abantu batagomba kurutanga. Hari ikintu cyane mutagomba kugira umuntu n'umwe ubwira, ariko ni nacyo gikomeye kurusha ibindi byose. Iyo umuntu ashobora kumenya inzozi zawe, akamenya ububabare bwawe cyangwa akamenya gahunda yawe, ashobora kugutera ibibazo. Ariko ibyo byose ntibigereranywa n'igihe umuntu amenya ikintu kigutegeka imbere mu mutima wawe. Buri muntu agira intege nke. Hari utihanganira gusuzugurwa, hari uhorana ubwoba bwo kwangwa, hari uhungabanywa n'ibitekerezo by'abandi, hari utabasha kwihanganira gutsindwa, hari n'ubura amahoro iyo atabonye ko abantu bamwemera. Ibyo byose ni ibisanzwe, ariko ikibazo gitangira igihe undi muntu amenye neza icyo kintu kiguhungabanya. Kuva uwo munsi aba atazongera gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo akugenzure.
azajya kandi ahantu hamwe gusa. Azamenya amagambo make yaguca intege, azamenya igihe cyo kukwirengagiza kugira ngo akubabaze, azabona uburyo bwo kugushimagiza kugira ngo akuyobore uko ashaka, azamenya icyo akwambura kugira ngo utakaze umutuzo wawe. Nibwo usanga umuntu mukuru wize kandi ufite ubushobozi ahinduka imbata y'undi muntu utamurusha imbaraga n'amafaranga, ahubwo amurusha kumenya uko umutima we ukora. Niyo mpamvu kwiyobora rimwe na rimwe ari insinzi zikomeye umuntu ashobora kwigezaho. Iyo ushoboye kugenzura amarangamutima yawe, ntibiba bivuze ko uba utakibabara, nta nubwo biba bivuze ko uba utakigira ubwoba, ahubwo biba bivuze ko amarangamutima atakigena ubuzima bwawe. Abandi bashobora kugerageza kuyakoresha ariko ntibabashe kukuyobora. Aha niho abantu benshi bibeshye. Batekereza ko imbaraga ziva mu mafaranga, ku mwanya umuntu afite cyangwa se ku rwego ahagazeho gusa, ariko iyo ugeze kuri urwo rwego rwo kubasha kugenzura amarangamutima yawe, uba wimye uburenganzira abantu bashobora kuyakoresha uko bashatse, ugatangira kubaho mu bwisanzure nyabwo. Iyo urebye neza ibi bintu bine byose twavuze bifite umuzi umwe: ni ukurinda inzozi zawe, kurinda ububabare bwawe, kurinda gahunda yawe no kurinda intege nke zawe. Ibi byose bigaruka ku kintu kimwe: ni ukurinda ubuzima bwawe bw'imbere. Kuko uko umuntu amenya byose bikwerekeye, aba atangiye kumenya uburyo ashobora kukugiraho ububasha. Ariko iyo wize kuvuga ibikenewe gusa ukareka ibindi bikagumana nawe mu mutima wawe kugeza igihe gikwiye, uba utangiye kubaho ufite ubushobozi. Ibi byose tumaze kuvuga byerekana ko kwizera abantu bigomba kubakwa n'igihe, imyitwarire n'ibimenyetso bifatika, aho kubakwa n'amarangamutima y'ako kanya. Abantu beza barahari, inshuti nziza zirahari z'ukuri, ariko umuntu nyawe ntiyihutira guha buri wese urufunguzo rw'umutima we. Menya igihe cyo kuvuga, ariko urushaho kumenya igihe cyo guceceka, kuko hari amagambo yubaka umubano, ariko hakaba n'amagambo asenya ejo hazaza hawe. Hari ukuri gukiza, ariko hakaba n'ukuri gutangwa igihe kitari cyo, ukaba intandaro yo kwicuza. Ubwenge nyabwo si ukuvuga ibyo uzi byose, ahubwo ni ukumenya ibyo ukwiriye kuvuga, uwo ukwiriye kubibwira n'igihe ukwiriye kubivugira. Kandi akenshi abantu bafite imbaraga n'ububasha si abavuga cyane, ahubwo ni abazi ko rimwe na rimwe guceceka ari bwo buryo bukomeye bwo kurinda ibyo bafite by'agaciro.